waba uzi icyitwa urukiko? Ese urukiko urwumva ute? Ese mu rukiko wumva gute? Mu rukiko wari wajyayo? Hari uwawe wagiyeyo ngo nibura kubwire ngo mu rukiko ni ahantu hameze gute? Reka rero mubwire, mu rukiko ni ahantu, cyangwa se urukiko ni inzu y'icyubahiro ku rwego rwo hejuru. Ni inzu abantu batajya gukiniramo. Naho winjira nyine ukaba ugomba kugira imyitwarire ugira. Reka rero muri uyu mwanya dufate tuganire ku rukiko, cyangwa tuganire ku myitwarire iboneye, cyangwa uko ukwiye kwitwara mu rukiko. Uko uba witwara mu rukiko biterwa n'amategeko. Itegeko ryagiye rishyiraho ukuntu umuntu yitwara, ariko ntituri bujye mu mategeko cyane, turaganira ku bisanzwe bizwi. Tubabwire ngo niba ugiye kujya mu rukiko banza witegure kwitwara gutya, kuko mu rukiko iyo urebye nabi ushobora kuhakorera ibyaha kandi utaruzi ko ari ibyaha. Ushobora kuhakorera ibyaha byagufunga no kugera ku myaka 5. Ushobora kuhakorera ibyaha byatuma utakaza urubanza rwawe kuko bagusohoye. Mu rukiko ugomba kujyamo usa neza, umeze neza. Ntabwo mu rukiko ari nko twinjira mu isoko cyangwa ngo winjire mu kabari cyangwa n'ahandi. Urukiko rufite amabwiriza rugenga, ariyo mpamvu ubona ko abantu batinya urukiko. Urutinya ntabwo ari ikindi, ni uko nyine si ahantu hasanzwe, nubwo harimo abantu ariko nabo barimo burya ntibaba basanzwe. Icya mbere, abacamanza dushobora guhura hanze tukabona ari abantu basanzwe, ariko iyo yicaye muri ya ntebe ye yambaye wa mwambaro we, aba afite ububasha budasanzwe bushobora gutuma nyine agufataho icyemezo bitewe n'uko nawe witwaye. Rero reka tuganire kuko umuntu akwiye kwitwara mu rukiko. Kwinjira mu rukiko, ikintu cya mbere ugomba kumenya, ugomba kwizera neza ko nta rusaku ibiganiro bisize hanze. Ukicara mu rukiko ugatuza. Iyo umucamanza yinjiye mu rukiko ubona ko abantu bose barahaguruka. Kubera iki bahaguruka? Ni icyubahiro kigomba urukiko. Nta nubwo ari wa mucamanza gusa, ni icyubahiro cy'urukiko. Abantu bose baba bacecetse, hanyuma umucamanza yakinjira mugahaguruka, yamara kwicara akababwira namwe mu kwicara. Ni icyubahiro kigomba urukiko. Iyo utabikoze burya uba usuzuguye urukiko. Ntabwo uba usuzuguye wa wundi. Umucamanza ni umuntu mushobora kuba mufite ibyo muhuriramo, ukuba wumva ni mugenzi wanjye twariganye, cyangwa se ibintu byinshi bishobora gutuma wumva uwo mucamanza wenda utamwubashye, ariko ugomba kubaha urukiko. Urukiko ni rwo ububashye, nubwo n'umucamanza agomba icyubahiro, ariko hagomba kubaho urukiko. Rero iyo yinjiye mugahaguruka mwongera kwicara ari uko nawe yicaye. Icyo ni kimwe. Nta kuvuga, nta gusakuza, nta guteza urusaku, kuko urwo rusaku rushobora kuba ikintu wahanirwa. Akaba yagufatira ibihano, akaba yagusohora. Ugomba kuba wambaye neza. Kwambara neza si ukugira ngo ujye kwambara ibyo udashobora kubona, ariko ibyo wambaye byambare neza. Wambare ku buryo butabangamira abandi. Rero mbere y'uko winjira no mu rukiko kandi hari ibyo ugomba kubuza. Hari ibyo ugomba kubuza imbere, kuko ntiwajya ku rukiko gusa ugiye gutembera, ujyayo ufite urubanza. Ku rukiko ugomba kujyayo isaha y'urubanza rwawe uzi wayubahirije, isaha n'umunsi wabyubahirije, kuko iyo ukererewe urukiko ntirusubira inyuma, baraburanisha waba uhari waba udahari, bitewe n'impamvu. Iyo nta mpamvu ifatika wagize, iburanisha rirakomeza. Iyo wakererewe, iburanisha rirakomeza. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba ponctuel, cyangwa se ugomba kuba ku gihe, kuko urukiko rwo nyine ntabwo rwinginga. Ugomba kumenya ko niba ugiye mu rukiko ugomba kuba wujuje byose, buri kintu cyose wagize ku murongo. Niba ari ibijyanye n'urubanza rwawe, bishyire hamwe, ugende wabitondetse ku buryo nyine igihe uza kugera mu iburanisha biza kuba biri ku murongo. Nta kuvuga ngo nibagiwe akanjye kukareba, unageze gutya, ubwo wageze imbere y'umucamanza nta bindi. Ugomba guhagarara ukaburana, kandi ugahagarara wemye, ukavuga mu ijwi riranguruye ariko ritabangamira abandi, ukifata mu buryo butabangamira abandi. Mu rukiko simvuze ko
hatinyitse ku buryo umuntu yagiye afite ubwoba, oya, ariko hagomba kujyayo hubashywe, hagomba kujyanamo icyubahiro. Mu rukiko kandi nk'uko nabibabwiye, hari igihe umuntu ashobora gutezamo akaduruvayo, kwa kundi abantu baba baburana ukumva ibintu ntubyumva neza, ukaba wakikunguza, ukaba wakivumbura, bishobora kuviramo icyaha. Ndetse ugize ibyago ukaba wakoresha amagambo mabi. Mu rugero, umucamanza yakubwira cyangwa yakubaza ukamwikoma mu buryo bugaragaramo ikinyabupfura gikeya, kuko mu itegeko bivuga ko umuntu agomba kugira ikinyabupfura mu rukiko. Uramutse utagize ikinyabupfura mu rukiko rero ushobora gukoramo icyaha. Icyo gihe rero umucamanza ashobora kugukatira ako kanya, aragusohora agahita agufatira icyemezo, kuko aba yabanje kukuburira cyangwa se kugucyaha. Arabanza akakubwira ngo turagusaba kureka iyo myitwarire, ariko iyo ukomeje yiyambaza inzego z'umutekano kuko zifite ububasha, agasaba ko bagusohora, agahita agucira urubanza, bakagora bakagusomera icyemezo ufatiye, kigahita gishyirwa mu bikorwa. Ngira ngo hari n'ingero mujya mwumva z'umunyemari umwe wafunzwe kubera gutuka urukiko, kubera kutubaha urukiko, arafungwa rwose. Ndumva izo ngero muzizi, si ngombwa ko tumuvuga mu iki kiganiro, ariko nibura izo ngero murazizi. Rero ndabakangurira, igihe cyose uzi ko uzajya ku rukiko, igihe cyose uzi ko ugiye ku rukiko, ujye ugenda uzi ko ugiye ahantu h'icyubahiro, aho ugomba kwitonda, ugakora icyakujyanye, ugakurikiza amabwiriza y'urukiko rwasizeho, hanyuma wasoza ugataha. Nta kindi kibazo wagira, kuko urukiko nyine rugomba kubahwa, rugomba kubahwa mu cyubahiro cyarwo. Ufite ububasha bwo gushyira mu bikorwa ibihano ahita aguhana rwose. Ni umucamanza, yaguhana mu gihe cyose witwaye nawe mu rukiko, mu gihe cyose hari icyo wakoze kibangamiye abandi mu rukiko, cyangwa se kibangamiye urukiko, niba ariko nabyita. Rero ntimuzabifate nk'ibintu byoroshye ko kujya mu rukiko ari ukugenda nyine gusa, oya, kujya mu rukiko ni ukujya ahantu hari icyubahiro gitangaje cyo ku rwego rwo hejuru. Ariyo mpamvu uba ugomba kwitwara neza, ugende wambaye neza, usa neza muri rusange. Wibuke ko ugomba gutuza, ugakurikirana urubanza rwawe, ugasubiza icyo ubajijwe, ukagisubizanya ikinyabupfura, kandi ukagisubiza mu ijwi ryumvikana. Kandi nanone ntuzagende ufite ubwoba ngo uhuzagurike, hoya, ugomba gutuza. Uwo ubwira ni umuntu, nubwo ari umuntu w'icyubahiro, ndavuga umucamanza. Ugomba gutuza, ukavuga ibintu ku murongo, ukavuga kandi utirukanka cyane, kugira ngo byumvikane, byandikwe. Kugira ngo byandikwe ugomba kubivuga witonze, kimwe ku kindi, wisobanura neza, kugira ngo byumvikane. Bwibutse ko kandi mu rukiko nta muntu uvuga adahawe ijambo. Umucamanza aguha umwanya wamara kuwukoresha n'abandi akabaha umwanya. Ntushobora kwiha umwanya mu rukiko ngo uvuge cyangwa ngo uvugire mu bandi. Ibyo byose ni imyitwarire umuntu agomba kuba azi mbere y'uko ajya kuburana cyangwa se agiye kuburana. Muri rusange nagira ngo tuganire ko ibyo bintu abantu bashobora kuba batazi cyangwa se babifata nk'ibyoroshye, ariko bibamo ibihano bikomeye cyane, ku buryo ugize ibyago rwose ukitwara nabi mu rukiko ugahanwa, waba wizize. Nibyo twaganiragaho, kandi twizera ko mubimenye, muzajya munabikurikiza mu gihe hagize ujya mu rukiko. Uko byamera kose, umuntu wese ashobora kujya mu rukiko ku mpamvu imwe iyo ari yo yose. Ntabwo ari ngombwa ngo ujye mu rukiko kuko wakoze icyaha, ushobora no kujyamo kubera ko uri umutangabuhamya, cyangwa se nyine wanahohotewe ukajya gutanga ikirego, ukarenganurwa n'urukiko. Ndabashimiye cyane, muzakomeze mukurikira ibiganiro tubagezaho, tuzajya tubaha ubumenyi bwinshi bugenda bubahugura, cyane cyane mu bijyanye n'amategeko, cyangwa se imyumvire ku mategeko, ndetse n'ibindi muri rusange.